dore ibintu bitatu byakwereka inshuti nyashuti. Icyambere nuko kuvuga neza aho utari. Iyo ni inshuti, iyo nuyitakaze. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imigani 17:17 yaravuze ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura undi, avukira gukura abandi mu makuba. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Njya kubwira ibintu bitanu byakwereka inshuti nyashuti. Nkubwiye ko icyambere, inshuti nziza ikuvuga neza aho utari. Inshuti nyashuti ikuvuga neza aho utari. Hari umunyabwenge umwe yigeze uvuga ngo inshuti nziza ivuga ibibi byawe muri kumwe, wagera aho utari ikavuga ibyiza byawe. Uwo muntu ni inshuti, ntuzamutakaze. Reka wenda twigire muri Bibiliya. Yohana yari arimo abatirisha amazi. Abantu bamwe bagira ngo niwe Mesi. Aravuga ati oya, inyuma yanjye hari undi unduta. Aravuga ngo genda batirisha amazi, ariko inyuma yanjye hari uzaza abatirisha umwuka wera n'umuriro. Ngo si bishoboka ko napfundura n'udushumi tw'inkweto ze. Uwo muntu aragutse mu bitekerezo. Ubundi inshuti nziza, inshuti nyashuti, ugomba gutindana n'inshuti zagutse mu bitekerezo. Icya kabiri kiranga inshuti nyashuti, uyu ni umuntu utazigera utakaza. Amen. Ni umuntu kubahira ibyo washoboye, akubahira ibyo ushoboye. Nagatinda ku makosa yawe, nta nugatinda ku byakunaniye. Oya, ibyakunaniye muricara mukabiganiraho, mukabwizanya ukuri kwambaye ubusa. Naga gutinya, nawe numutinya, mubwizanya ukuri. Kandi ntihabamo gukomeretsanya, ahubwo habamo kuganira, mugasasa inzobe. Mbo akakubahira ibyo ushoboye, ibyo udashoboye mukabiganiraho. Ariko utari inshuti, we nta nubwo ibyo ushoboye abivugaho, aho ugatinda ku byakunaniye gusa. N'ibyo ushoboye oya, ibi ntacyo. Oya, uyu mwihoreze. Tindana n'uyu nguyu wubaha ibyo ushoboye, ibyo udashoboye mukabiganiraho, kugira ngo mubashe kubishakira igisubizo. Uwo muntu n'umutakaze, ni inshuti nyashuti. Icya gatatu kiranga iyi nshuti nyashuti, ni gusiga mu byago. Salomo avuze ko zikundana ibihe byose, kandi Bibiliya iravuze ngo zikundana ibihe byose, umuvandimwe agakura undi mu makuba. Hari umuntu mubana mu bihe byiza, wagera mu bihe bibi akaguta. Iyi nshuti rero nyashuti ibana nawe mu makuba, ibana nawe mu makuba, ibana nawe mu bigeragezo, ibana nawe byanze, ibana nawe byakunze. Yesu ashimwe cyane. Ni ya yindi itagusiga mu byago, mu byago ihagararana nawe, ibiri kumwe nawe. Icya kane kiranga iyi nshuti nyashuti, irakwitangira. Yesu ashimwe cyane. Yonatani yemeye kwitangira Dawidi. Aravuga ngo uzaba umwami, igihe nzaba wa kabiri kuri wowe. Yemeye kumwitangira. Yesu niwe nshuti nziza, yemeye kutwitangira, yemeye gutanga umubiri wayo. Aravuga ngo ndemera njye no kumusaraba, yemera no gupfa. Yesu ni inshuti nziza. Cyaguha umuntu uhagarara mu Bafilipi 2:5 ufite umutima nk'uri muri Kristo Yesu. Iyi niyo nshuti ukeneye, iyo niyo nshuti itazagutenguha. Inshuti itagusiga mu makuba, inshuti yemera kukwitangira. Uzi ko hari igihe umuntu mwita inshuti, mukamwaganiriye, ukamubwira ukuntu bagiye kugutereza cyamunara, abizi kandi n'ubushobozi arabufite. Tiyo wajurira nawe akarira, ati nyine tiyo nuko bigenda nyine, ati natwe ubu ngubu buriya nuko agenda navuga, ntacyo afite cyo kuvuga nyine, bakagutereza cyamunara. Reba kandi akwita iki? Inshuti. Umwita inshuti. Inshuti nziza irakwitangira. Icyo ni icya kane, irakwitangira. Rusi yemeye guhagararana na Nawomi mu byago, aramubwira ngo abuzagwa niwo nzaba, abuzarara niwo nzarara, Imana yawe nizaba Imana yanjye, nta kizadutandukanya. Uru ni urukundo rwa Dawidi na Yonatani, uru ni urukundo rwa Rusi na Nawomi.
Yesu ashimwe cyane. Icya gatanu, inshuti nyashuti ntabwo igusiga mu byiza. Ngashorejeho, urabizi ari n'umuntu mubana mu bihe bibi, wagera mu bihe byiza ishyari rigahaguruka ati arasize, aragiye, aranaye. Kandi kuzamuka kwawe ni nako kuzamuka kw'inshuti yawe. Yes, iyi nshuti nziza nyine ni kugirira ishyari, murazamuka, niyo uzamutse murazamukana, mu bihe byiza murabana no mu bihe bibi mukabana. Niho Salomo avuze ngo zikundana ibihe byose, umuvandimwe avukira gukura undi mu makuru. Mu yandi magambo, ahora kurwanirira ishyaka uko byamera kose. Usengera uyu muntu, Imana imuguhe ufite uyu mutima, zitari za nshuti zimwe z'imibare, umwe mubana ku mibare. Oya, Imana iguha inshuti zitari abanyamibare. Imana ikurinde abanyamibare. Imana iguha umuntu kuvuga neza utari rwose, akagenda akakurwanirira ishyaka utageze. Mu izina rya Yesu, iyi nshuti ifite izi ndangagaciro, ifite aya mahame 5, Imana iyiguhe mu buzima busanzwe, kandi ndetse iguhe n'ifite ibirenze ibyo. Ubuntu bw'Imana nibubane nawe. Gira amahoro ya Kristo, gira umunsi mwiza. Urimo ujya mu kazi wumva kino kiganiro, ugende uvuga ngo mwami, iyi nshuti ndayikeneye. Gira amahoro ya Kristo. Imana iguhe inshuti zitari ziza kugukomeretsa, ahubwo ziza kukomora. Shalom.